basirira ngo ushobora ngo guteretana ngo n'umuntu ariko ngo akaba atakugira umugabo ngo umugore yakareka twebwe tubasanze hano barimo baserera hano bakobwa babiri umwe yitwa Fifi undi yitwa Fiona reka tubabaze ubundi ibintu bimeze bite napfa gike zikora bagiye kurwana wa hano kuri kamera dufite Ice Cider riri bite ndabona wifunze ku madarubindi Fifi bimeze bite fresh time umeze neza nose mwa muri gupfiki wa bari mu baby binari kumbwira ntabwo ndi kubyumva ibaze wabyumvise topic twese je nabyumvise ibaze ariko mbwira ngo umutipe ushobora gukundana mugatahana feelings kila kitu ngariko finally mwaje kujya mu rugo bikanga ntabyemere ko bajyana mu rugo how that comes wemeye gukora kila kitu ukamba ngo cyata kujyana mu rugo ntabwo nyabyo none se wari kugendera ku cyo avuga ibyo byose nakubwira uri kugendera ku ikintu ndi kugenderaho gute gusugo utabishaka ni gute yabiguhatiye kandi utabishaka uraje utumwinjira ntabwo byumva gute utabishaka kandi iyo ugiye urumva iyo ufashe icyemezo cyo gushaka nyine ubishaka ko ugiye gushaka ariko iyo utarafata icyo cyemezo cy'uko ugiye gushaka ubwo nyine ntabwo ubishaka biterwa n'umuntu nyine na feelings nziza cyangwa se no kunabishaka oya mimi ndavuga wenda tuvuge bakundanye n'umujama wenda mukiri bato sibyo ewana ni boyfriend wawe turabizi uramukunda murakundana kila kitu feelings man ewana kila kitu kabisa uramukorera harangiza ajya propose mu rugo ukamukatira how that comes kandi mwakundanaga bitewe nyine we agaza kugupropose kuko wabishaka noneho weho mu gihe utabishaka udashaka kujya mu mago nkuko wabishaka nese ni ngombwa gukora ibintu ashaka weho ukora nawe ibyumva ushaka ushobora kubyemera cyangwa se ukabikana ariko byibuze uwo mubire byibuze uko bameze kose wabyemera akakujyana mu rugo kuko mwakundanye cyangwa se hari igihe ujyana feelings n'umuntu ukabona ewana mwakoze buri kimwe ni boyfriend ariko kujya mu rugo ni ibintu babanza gufata time ukabyitondera ukamenya umutipe ugiye gushaka ngo ameze gute uwo mutipe mukundana yakujyana mu rugo cyetse ntabishaka naho njyewe rero hari ikintu nari kumva ushobora kuba warakundanye n'umuntu mwarakoze ibintu byose mwarasohokanye mwarararanye amajoro mwarasomanye mwarasambanye ariko nabyita byose bikarangira ariko asaba gupropose akakubwira ati genda cheka ko mugira umugore nabonye umeze neza imana zose ukavuga ngo wapi ngo nakudabitekerezo kandi ibyo bintu byose mwarabikoze njye ntabwo nemeranya nawe njye sinemeranya na Lili kuko of course ni gute se ni gute se ntabwo wakora ikintu kitakuriye nese ureba wenda reka nkubwire wenda tuve muri ibyo bintu byo gupropose wenda ngo by'amakuru wenda tuvuge nk'umutipe araje nakubwiye ngo uyu munsi ndagushaka wamubwira ngo iki of course byaterwa mfite time my boyfriend noneho no mu bukwe niko byagenda no gupropose wenda ngo mujye ube mariye nabyo ni ubushake bwawe I know ni ubushake bwawe none se ibyo ngibyo harantu byabihuriye n'ubushobozi bw'amafu ushobora kuba ni wowe uri kubihakana ni wowe uri kubyemera ni wowe uri kubihakana wowe urimo urabihakana ndemeza ko umutipe mwaryamanye mwanye feelings mwakundanye like 10 years all other years ashobora kugupropose ngo mujye mu rugo ukabyemera of course kuko n'ubundi se nicyo batazi ashobora kuba azi gukora akazi kose wa mugani w'abari abagabo bamaze iminsi baririmba ariko mu by'ukuri inshingano z'urugo akaba atazishoboye inshingano z'urugo ndi kuvuga yenda kuba reka ngarukire leta ashobora kuba yenda atagusiga atari umuhindi wafasha nko gushakira n'amafaranga urumva ariko izindi nzu ahubwo ngewe nkeka ko wowe ushobora nko gushaka undi mugabo ubwo ukazajya nk'inyuma ukajya kureba iyo niga yenda kubera ko yagukoreraga nk'akazi neza oya ntabwo ibyo bintu nabikora njye sinemeranya nawe none se niba dukundana man bro nyine niba dukundana anytime igihe cyose afite amafaranga atafite atazi ko yakorera nzayakorera ariko tubane kubera iki twarakundanye ushobora gukunda umuntu ibyo byose nta na kimwe afite wowe ukumva uramukunze tu nta mafaranga afite nta kiwenda tuvuge
nta na kimwe arigezaho akaza akaguporopoza weho uramukunze ariko nta kintu afite nta kintu yibereyeho urumva wamwemerera ukemera ukamusanga mu shaka kubera ko ushaka ko mukunda twazatigitana none se reka twiganire nk'ubu umaze gukundana n'abahungu bangahe henda kuva wavuka kuva navuka cyane bakeya nka 5 wasanga afite n'umwe uwo rero usanga tuziranibanira shafifi ahubwo ashobora kuba uri kudupfunyikira ntabwo ari kubapfunyikira none se uramutse umukunda noneho neza nawe agukunda ariko atazi nko gukora akazi neza akubihiriza aya nanone yasije urumva nyine hari aboro bisaba gushaka n'umuntu ubizi sibyo kuko iyo wamucinya none ariko rwose kuko namukunze bagaciro bakunda ubwo ntareza ndaheza nkazanamwigisha cyangwa n'abandi bagabo bakamwigisha umuca inyuma ntabwo namuca inyuma nose munaniye kandi mwaramaze kujya mu rugo iwe abana ni muzima arabyara nta kibazo afite ariko gahunda y'umubiri yo wapi byaramunaniye ikintu nakora ni iki kari akazi cyangwa se ari nk'ikiremba ibiremba bikunda gutereka ubizi ari ikiremba noneho uvuga ati twaranabanye oya cyangwa se poropoza wenda ubizi yuko ari ikiremba ariko umukunda reka mbabwize ukuri mana urukundo nicyo kintu cyane ntahira na kisi yonyine none se ejo byazarangira nka gute ejo nyine namubwira abaye abyara kiremba kirabyaza reka ababyara ko atazi gukora akazi neza abaye abyara namureka for sure man njye none se ukemera kubaho indi myaka yose waba usigaje ku isi utanezerwa hariya oya icyo gihe se tubyaye umwana biba byaciye mu zihe nzira ahandi usanga wamuciye inyuma kuko atazi akazi neza we ashobora gukora umuti akukanyisha bikabera nk'amatsirisi nk'abiri ntabwo mwansinda ikintu kiriho ni iki ngiki mani ngenda hese ni rwa rukundo n'ubundi mu agaciro rwa rukundo nkaheza nkamwihanganira mani nyine harera abana twabyaranye tu kereka aramutse ambwiye ko wenda atabishobora kubana nanjye kubera ko komplekisi ntabwo none se umutanzi wo kuba amazi kwishakisha impamvu barahisemo kuba amasera impamvu utipa warakuye yasanze nta kintu azi yihangana nyine tugerageza kuko none se reka mubaza akandi kabazo riri ushobora kuba umuhungu n'inshuti mugakora sexe mugakora ibintu byose ubwo nyine murabashe noneho nyuma mukaza gutandukana akagera akaba inshuti yawe bisanzwe shanye ntabwo yaba inshuti yanjye bisanzwe wowe se njyewe yabishite yanjye ku buryo ushobora kuba muri nk'ahantu burya pembeni agashaka gukora ukavuga ngo wapfe dusigaye turi inshuti of course nabikora riri ibintu byajya bikomeye cyane wita si ibintu byawe niba unakaterana gutya n'ikibazo agaciro ex boyfriend wagize nyine ariko ex boyfriend two ashobora gutuma nta n'undi muhungu ushobora kongera gukundana nawe ngo byemere oya si ubucuti busanzwe uvuze nanjye ntabwo ubucuti busanzwe baba we ntabwo ibyo bintu biba bigoye oya ntabwo ukajya umubona ukagutekereza happy times twagiranye oya icyo gihe aba ari n'undi wamusimbuye uri kubinkorera sasa wawe noneho rwose ubwo wowe yaba ari nk'iki wowe yaba ari nk'iki uwo mu ex cyangwa boyfriend boyfriend uwo mu ex yaba ari no more friends ari muri no more friends ariko ujye wamenya ko mufitanye muba mufitanye amabanga mbabizi ko dufitanye amabanga menshi ku buryo yaza gusura uri kumwe na boyfriend wanjye cyane ariko boyfriend wanyarukiye hasi gake yahita ashyira hariya oya ntabwo ashyira hari ibindi byarangera byarangiye kumva tugerageza kubyirengagiza tu nose ubu mu by'ukuri ubwo twanzuye iki n'ubundi nsanze n'ubundi mwari mugiye kurwana ariko nta kintu na kimwe twemeje n'ubundi ariko mushake mwemere point yanjye point yanjye iri kurya oya uyu nguyu we aravuze ngo riri njye kunda mwumvise yavuze ati jyewe umuhungu dushaka gukunda tugakora ibintu byose
byose bibaho by'abasheri ariko yanzanaho ibintu byo kujya mu mago nkamukatira ibaze njyewe sinemeranya na Lili buriya ubwo buri muntu wese aratwara ibye. atwara ibye Kenny sinzi niba ari icyo washyira yewe muri mwese ukuntu muri hano umuntu ntapfa gushyigikira ni Lili bari gushatse kuganira niba kuko Lili byibura ibintu ari kuvuga birumvikana oya no mani ntabwo mwirengaje ikintu cy'urukundo ntabwo muri yo tuvuga agaciro urukundo oya urukundo so utishimye weho ubwo rukundo ni nyagazi oya nishimye ntariko ikintu cya mbere ari urukundo no kunda umuntu biri seri yana n'ijana afite mu mufuka biri seri just kumureba kumureba gusa kumusoma ibintu nk'ibyo ku buryo yaza kuguporopoza nta kintu uzoye ku kintu bita urukundo uramubwira uti sheri rero nta kintu urageraho tubanza dukorera amafaranga nyumva tugeze hari ikintu tugezeho natwe twumva twakwifashisha mu buzima bwacu tukagikoresha urwo rwo bita urukundo nawe kuza se nta kintu ufite nta kintu yampropoza kujya mu rugo ate nta kintu afite bibaho cyane bibaho kandi wavuze ko wamwihanganira nyine ashaka kuza afite utuntu duke twa feke twatubanamo nkahiga n'agahiga finally tukazagera ku cyo dushaka none se nk'umusore ndamuba muri nk'inshuti genda ubundi barizaho ku giti cyanjye nabyo bintu byateye umugabo uri umusore n'inshuti ariko akurya kandi atagutereta ariko umuryama ibyo ndabizi cyane byakubaye na experience nyine ndabizi ko bibaho ariko na experience yabyo mfite nyine ariko ibyo ndabizi ko bibaho mfite inshuti nyinshi bigenda bibaho da niyo mpamvu wumva hari ikintu bizi wowe se shanye kurya uri umuhungu oya umuhungu yenda mu rwego yenda rwa reka nyibabaze mu rwego ruri delegate ukaryamana n'umuntu kandi mudafungiye sex we ni umushuti shana inshuti wanjye nzi ubikora Charlie afite ukuntu ari umwana muzima ewana njye rero ubundi wumiwe kabisa ariko byibura wowe twagukubitira mu mufuka wowe rwose kubimwumvisha pipi ibintu byo kunyiciraho ntabwo ari byo muri go point muri go agaciro point zanjye ngewe izanjye ntibuze agaciro sibyo nibyo nuse fifi ibyo uvuze ubwawe byo twemera buri wese yemera ibyo buri muntu wese yemera ibyo nta kibazo nanjye dushobora kujya hano street tukabaza umuntu icyo kintu nawe ntabwo yamforowa undi aragufollowinze undi aragufollowinze twese turumva buri wese yumva ku muhanda se twagenda kandi akenshi nabarusha umufana reka tuze gufata umuntu umwe wenyine wari tuza gufata tumubaza icyo yemera ubwo nicyo ni nawe interview kwanza guhita irangira ndatsindwa ntaribi ni ukuri shaka nza tuze kugenda turebe hagati ya Lili na Fiona ninde uvugisha ukuri na Fifi Fiona ni n'umuhanzi ariko ubundi buhanzi bugeze hera ibintu birakaze ubu ngubu hari ahantu birimo biva bijya hazima yake ubona hazima se afite gahunda cyane bakorera iho waziyamye ngibi byo bintu byaje uzi kubyina se rwose nta n'ubwo uzi gutrakinga nurese uzi ubwo uzi nyine ntabwo umuntu yabura ikintu azi ariko ntabwo ibyo ngibyo muri kumbwira usengera sengera nta ngira senga ubwo ni kugenda gutyo turagupenze rero birangira nze zo kurangira kabisa ewa na Lili na Fifisha mwakoze ariko reka tubanze dushaka umuntu umwe umuntu umwe ninde aha iri ngaho
nawe dore wa muntu turamubonye reka tumubaze brother reka tukwibariza akantu gato sorry kandi kuba tuguhagaritse akazi k'amatsiko tuvuge ufite umugore reka tubyite ko ufite umugore ariko ntabwo ndashaka okay I'm sorry ako ufite girlfriend ufite girlfriend n'umusheri wawe mumaranye igihe se noneho sasa ukaba mukora buri kila kitu murakisinga sex buri kimwe cyose muragikora ariko finally mwajya kujya mu rugo wajya kumupropose uwo mugore ukaba utamupropose cyangwa se ukaba wamupropose we n'icyumba cyaba cyiza urumva ari iki kintu mukundana ariko ukaba utamushyira mu mago ukaba utamushyira mu mago kandi kila kitu mugikora ubundi niba umuntu mukundana ukaba utamushyira mu mago reka nyine kuri uwo mugabo mwaba mubeshyanye ibintu byamutsinda ntago bivuga ngo utamushyize mu mago yaba yiswe ikindi kintu ntabwo yaba ari shero cyangwa yaba ari injuga si wumva riri ari abatipe ahubwo ngo barakubeshya